nongeye kubasuhuza mwebwe abakurikirana Bomkara TV. Tubutse gukora subscribe kuri no channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugira ako kanya nkuko tubikoze. Uyu munsi turi muri showbiz y'urukundo. Turuze kuganira ku bantu bameze gute. Tugiye kuganira ku bantu bafite urukundo. Anyway. Ndaje mvuge shiri wanjye arahita amamagara. Abantu bafite urukundo rupimirwa ku gatoki. Abantu bagukunda mu bintu bikeya cyane. Abantu ntago bari ku rwego rwa Bomkara. Nizere ko mwari mumeze fresh ariko mumeze bo. Anyway, nanjye ndabakumbuye cyane. Haraciyemo iminsi myinshi cyane ntarimo kubabona bitewe nuko narindi muri gahunda nyinshi cyane. Uyu munsi turi buze kuganira kuri showbiz y'urukundo. Ese wari ubizi neza ko uwo bita The Ben ari gutegura igitaramo we n'umugore we muri Amerika? Ese wari uzi ikindi cyuko uwo bita Meddy asigaye akubitwa icyo bita ikinyafusha? Anyway, Meddy asigaye akubitwa ikintu bita ikiboko. Ndetse nyamabwira umuntu utarakora subscribe kuri Bomkara TV aba yarahombye. Amakuru nkayo wari uyazi ko Meddy buri mugoroba yandikiye inkoni 20. Ariko abagabo twabaye kanzuka kabisa. Umugabo bita Meddy buri mugoroba yandikiye inkoni zingahe? 20. Anyway, hari umugabo bita LY mukunze kumukurikirana ku kinyamakuru cye bita Big Man Empire. Mwari muzi yuko we n'umugore we bashwanye bazira uko abantu ba Eric ngo babaye ntuza. Eric ngo yazanye umugore wa kabiri ntuza. Nuriya mwari muzi fresh ariko. Ndabakunda cyane. Uyu munsi nagira ngo nze nsomere aba baby cyangwa se aba couple bafite abakunzi 500. Bafite abakunzi 600. Ajye shiri wanjye naje kumenya ko akira ku mwanya wa 37. Ajya shiri wanjye ati munsi y'umuhanda ni ibaze ko naje gusanga ndi ku mwanya wa 40. Anyway, njyewe rero banyita Bomkara nk'ibisanzwe. Ndaza gusaba gukora subscribe kuri channel kugira ngo tuzaye duhorana buri munsi. Anyway.